TV everywhere. Ibihe byiza, nitwa Didas Turirimbe, bahaye ikaze kuri UB Media TV. Uyu munsi mureke dutangirane iki kiganiro, by'umwihariko duhere ku mugabo witwaga Sawuli. Yego, amazina ye bwite yitwa Sawuli w'Itaruso. Uyu Sawuli wamenyekanye cyane nka Pawulo, bivugwa ko yavutse mu mwaka wa 4 mbere y'uko Yesu Kristo avukira mu isi. Uyu mugabo avukira hitwa Itaruso y'Ikirikiya ho muri Aziya nto, ubu ni muri Turikiya. Taruso wari umujyi ukomeye cyane wo mu burasirazuba bwa Kirikiya, nk'uko tubisanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 22 umurongo waho wa 3. Imwe mu mijyi ikomeye cyane yabaga mu ntara ya Syria ni Damasco na Antiokia. Iyi mijyi uko ari ibiri igaruka cyane mu nzandiko Pawulo yanditse. Ako gace Pawulo yavukiyemo kari kamwe mu duce tugize intara y'Abaromani yitwaga Syria. Ibyo nibyo byamuhaga ubwenegihugu bw'Abaromani, ndetse byagiye bimutabara ahantu henshi hagiye hatandukanye. Usomye ibyakozwe n'intumwa ibice 22 umurongo wa 25 kugeza ku 29, wasanga ahantu henshi Pawulo yagiye atabarwa no kuba afite ubwenegihugu bw'Abaromani. Mu byakozwe n'intumwa ibice 25, Pawulo yashyizwe mu rukiko i Yerusalemu aho bashakaga kumwica. Ibyakozwe n'intumwa ibice 25 umurongo wa 3, ariko yifashisha ingingo imurengera yuko yari afite ubwenegihugu bw'Abaroma, maze asaba ko Kayizari ariwe wazamucira urubanza. Ibi byabaye mu byakozwe n'intumwa ibice 25 umurongo wa 11. Gusa igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa kirangira uru rubanza rutabaye, nubwo bitazwi neza igihe Pawulo yavukiye. Kuba yari mu missioneri hagati y'umwaka wa 40 n'umwaka wa 50 nyuma y'ivuka rya Yesu Kristo, bituma benshi bavuga ko yavutse mu mwaka wa 4 mbere y'uko Yesu Kristo avukira mu isi, cyangwa nyuma yaho gato. Muri uwo mwaka wa 4 nibwo Yesu yavutse. Bivuga ko Pawulo na Yesu bari mu kigero kimwe. Pawulo yahindutse umwizera muri 33 nyuma y'urupfu rwa Yesu Kristo. Yapfuye hagati y'umwaka wa 62 na 64, apfira i Roma mu Butaliyani, ndetse aba n'umwe mu bashumba bubatse kandi bagira akamaro kanini cyane mu itorero rya mbere. Bivugwa ko uyu Pawulo ari we muntu wa kabiri nyuma ya Yesu wamenyekanye cyane mu mateka y'Ubukristo. Pawulo ni umuyuda wavugaga Ikigiriki. Mu myaka ye y'ubuto yarazi umurimo w'amaboko wo kuboha amahema. Niba ushaka kumenya neza, mu Bakorinto ba mbere ibice 12 habivuga neza. Uyu murimo usobanuye byinshi ku buryo yakozemo umurimo wo kuvuga ubutumwa. Muri ubwo buzima yashoboraga kuba yafata ibikoresho bike akagenda agashinga inzu yo kuboha amahema ahantu runaka. Soma Bakorinto ba mbere ibice 4 umurongo wa 12. Mbere y'uko Pawulo aba umukristo, yahoze abarizwa mu ishyaka ry'Abafarisayo. Ubwe yivugira ko yari akomeye ndetse anakurikiza imico y'Abafarisayo. Nicyo kintu cya mbere yashyiraga imbere. Yavutse mu muryango wubahaga Imana. Yakomokaga mu muryango w'Abafarisayo kuko na se yari umufarisayo. Ibyakozwe n'intumwa ibice 23 umurongo wa 6 bivuga neza. Yigishijwe ibya Kiyuda na Gamaliyeli, umwigisha wari ukomeye cyane muri icyo gihe. Mu byakozwe n'intumwa ibice 22 umurongo wa 3 bivuga neza. Pawulo kandi ubwe yivugira ko yari umuheburayo w'ukuri ndetse n'umufarisayo kurusha abo banganaga bose. Mu Bagalati y'igice kimwe umurongo wa 13 kugeza kwa 14 harabivuga. Nubwo Pawulo yabaye ikirangirire ndetse agakora byinshi, bavuga ko ari we muto mu ntumwa zose, akavuga ko ibyo yagezeho byose yabihawe n'ubuntu. Kimwe cya kabiri cy'ubuzima bwa Pawulo yakimaze atoteza Abakristo. Ibyanditswe bitubwira neza ko yari ahari ubwo bicaga umuntu wa mbere wapfuye aho Imana ari we Stefano, kandi ni nawe watanze itegeko ngo bamwicishe amabuye. Ubishatse wasoma ibyakozwe n'intumwa ibice byaho 8 umurongo wa 3. Kubera uburyo Pawulo yari akomeye mu itotezwa ry'itorero, byatumye benshi batizera ko yakijijwe,
N'ibi ngibi ushobora gushaka kubisoma ukabisoma mu byakozwe n'intumwa ibice 9 umurongo wa 26. Abantu benshi bibeshya ko Sawuli yahinduriwe izina akitwa Paulo nk'uko witwaga Aburahamu yahinduriwe izina akitwa Aburahamu. Gusa nta hantu na hamwe dusanga ko uwari Sawuli yahindutse Paulo. Ukuri nuko Paulo na Sawuli bisobanura kimwe, gusa bikaba biri mu ndimi zitandukanye. Paulo ni Ikigereki mu gihe Sawuli ari Igiheburayo. Ni nk'uko uwo twita Karoli mu Kinyarwanda ari witwa Charles mu Cyongereza cyangwa mu Gifaransa akitwa Charles. Impamvu izina Paulo ari ryo rikoreshwa cyane nuko igice kinini cy'isezerano rishya cyanditse mu Kigiriki. Urundi rugero nuko James na Jacob bivugwa kimwe, ariko James rikaba ari Ikigiriki mu gihe Jacob ari Igiheburayo. Nubwo Paulo yagize uruhare runini mu ikwirakwira ry'Ubukristo, ibyinshi muri byo yabikoze mu banyamahanga cyangwa se batari Abayuda. Paulo ahamagarirwa gukorera umurimo w'Imana. Benshi ntabwo bahise bemera ko yahindutse by'ukuri, kuko bamubonaga mu bikorwa bitandukanye byo gutoteza abantu b'Imana. Imana yabonekeye umudiyakoni witwa Ananiya imwemeza ko ariyo yahamagaye Paulo, kandi ko ahamagariwe no kubwiriza amahanga. Ibi bisoma mu byakozwe n'intumwa ibice 9 umurongo wa 15. Intumwa nazo zemeraga neza ko Paulo yahamagariwe kubwiriza abanyamahanga. Nusoma Abagalatiya ibice 2 umurongo wa 5 kugeza kwa 8 uraza gukuramo ukuri. Itorero rigitangira, abenshi mu bari abayoboke baryo bari Abayuda. Ibyo byatumye inyigisho zishingiye ku mategeko n'imigenzo bya Mose bikomeza guhabwa agaciro kanini cyane. Muri byo harimo umuhango wo gukebwa, ariko mu by'ukuri ubu Kristo bwari butandukanye cyane n'idini ya Kiyuda. Abayuda cyangwa se Abakristo b'i Yerusalemu babwiraga abanyamahanga ko gukizwa bagomba kubanza guhinduka Abayuda kugira ngo babone kuba abanyetorero. Paulo yandikiye abanyamahanga inzandiko zitandukanye ababwira ko batagomba guhangayikishwa n'iyo mihango ndetse n'ayo mategeko. Urugero, naho Paulo yandikiye Abagalatiya ababwira ko badakwiye gukurikiza amategeko ya Mose ngo babone agakiza. Kwizera Yesu nibyo byonyine bitanga agakiza. Gusa byakomeje guteza impagarara mu itorero, aho byatumye Paulo na Barinabasi bahura n'izindi ntumwa ngo bakemure icyo kibazo, kuko Abayuda bari bakomeje guhata abanyamahanga gukebwa. Soma ibyakozwe n'intumwa ibice 15 umurongo wawo wa 1 kugeza ku murongo wawo wa 2. Umunsi umwe ubwo Paulo yari ari mu nzira yerekeza i Damasiko, yagize iyerekwa ridasanzwe ryamuteye guhinduka nabyo bidasanzwe. Mu gitabo cy'Abagalatiya igice cya 1 umurongo wa 16 avuga ko Imana yamuhishuriye umwana wayo, kuko mu busanzwe yahakanaga ko Yesu ari umwana w'Imana ndetse agatoteza n'ababyemera bose. Mu rwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Abakorinto ibice 9 umurongo wawo wa 1, Paulo yivugiye ko yabonye umwami Yesu. Nubwo ibigaragara mu byakozwe n'intumwa bivuga ko yabonye umucyo mwinshi watumaga adashobora kureba. Ni muri iryo hishurirwa Imana yamumenyesheje ko Yesu ari umwana n'umukiza wahanuwe n'abahanuzi. Nyuma y'ibyo byabereye mu nzira ajya i Damasiko, Yesu ajya muri Arabiya, aho ngaho akaba ari iburengerazuba bwa Damasiko. Yamaze muri Arabiya imyaka 3, abona kujya i Yerusalemu gufatanya n'izindi ntumwa umurimo w'ivugabutumwa. Nyuma yo kujya i Yerusalemu, Paulo yatangiye umurimo w'ivugabutumwa ahera iwabo i Siriya n'i Kilikiya. Soma Abagalatiya igice cya 1 umurongo wa 17 kugeza kwa 24. Mu myaka 20 yakurikiye yatangije amatorero atandukanye muri Aziya ntoya n'amatorero 3 i Burayi, harimo n'iry'i Korinto. Mu ncamake mu gihe cye, nubwo yari umuntu ukomeye kandi uzwi cyane n'Abakristo b'icyo gihe, Paulo yagiraga abamurwanya benshi. Binavugwa cyane ko Paulo atahabwaga agaciro n'izindi ntumwa ndetse na bagenzi be bakoranaga umurimo w'ivugabutumwa nk'uko bagahaga Petero na Yakobo.
Ibi byatumye agerageza kurwana intambara nziza, ari nabyo byamuhesheje kuba umuyobozi w'amatorero menshi yashinze, utinyitse kandi wubashywe n'abakristo. Pawulo yanditse amabaruwa menshi ayandikira amatorero yo muri Aziya no mu Burayi. Inzandiko za Pawulo zigaragara muri Bibiliya mu Isezerano Rishya zagize uruhare runini cyane mu kumugira uwo ari we uko tumuzi ubu, nk'umuyobozi w'itorero wagize akamaro gakomeye cyane. Mbashimiye ko mwabanye natwe, tuzasubira ubutaha. Nitwa Dusty Limbe, mukomeze mugire ibihe byiza.